nongeye kubifuriza amahoro y'Imana nshuti bakristo bavandimwe. Tugiye gukomeza ikiganiro cyacu. Yesu ubwo yerekezaga i Yerusalemu, abamurebaga bamwishimiye basasa imyenda yabo hasi, ndetse badafite imyenda basasa imikindo, we yarebye umurwa arawuririra. Nibwo yavugaga ati, iyo uza kumenya ibibazo uzahura nabyo Yerusalemu we. Ubwo umwami w'abami yari afite ikiniga, abandi bo baririmbaga ngo nihasingizwe uje mu izina ry'Imana. Iyi ni Crediamo TV, jye ndi Usengimana Dieudonné. Hari umugabo wamaze imyaka 7 azenguruka utuyira two muri Yerusalemu abwira abantu amahano yagombaga kugwira uwo mujyi. Ku manywa na nijoro yaririmbaga indirimbo y'agahinda ibabaje avuga ati, mwumve ijwi riturutse iburasirazuba, mwumve ijwi riturutse iburengerazuba, ijwi riturutse mu byerekezo bine, ijwi rivuga ibibi bizaba kuri Yerusalemu no ku ngoro y'Imana, ijwi rivuga ibibi bizaba ku bakwe no ku bageni, ijwi rivuga ibibi bizaba ku bantu bose. Uwo muntu utari usanzwe yarafunzwe kandi akubitwa ibiboko, ariko ntiyigeze abyivovotera na rimwe. Ku bitutsi bamutukaga no ku nabi bamugiriraga, yabasubizaga igisubizo kimwe rukumbi ababwira ati, Yerusalemu we ugushije ishyano, mugushije ishyano bantu mutuye muri Yerusalemu. Yakomeje gutaka ababurira kugeza igihe yiciwe mu gitero yari yarahanuye ko kizabaho. Nta mukristo n'umwe waguye mu isenywa rya Yerusalemu. Kristo yari yaraburiye abigishwa be, kandi abizeye amagambo ye bose bitaye ku kugenzura ikimenyetso yabasezeranije. Yesu icyo gihe yaravuze ati, ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari imusozi ntibazayijyemo. Ni muri Luka igice cya 21 umurongo wa 20 n'uwa 21. Abasirikare b'Abanyaroma bari bayobowe na Sestius bamaze kugota umujyi, bagize batya bava mu birindiro byabo mu buryo butunguranye, mu gihe ahubwo cyari